ndimo kuvuga ngo jambo yari yahozeho kandi jambo yari Imana, ngo ibyaremwe byose, ntabwo ibyaremwe byose ntabwo yaravuze bibaho. Abamarayika uduhumbi n'uduhumbagiza baramukoreraga. Uwo nguwo niwe wamanutse araza, ageze ku isi twamwakiriye dute? Ndibuka vuba ahangaha Elda Musoni na timu y'abaji y'abitwa MG ba Master Guide narababonye arimo guha karibu Secretary Executive wa GC, mwamukoreye akarasisi keza. Ariko jambo aje mu isi twamukoreye akarasisi kameze gate? Arabitubwira neza. Umugabo witwa Yesaya twamwakiriye dute? Yari ameze ati kuva muri praises, ngo voice of praise, ngo amajwi yose amuhimbaza, amajwi yose amuririmbira, ariko atari amajwi nk'aya Emile n'ayanyu. Ngewe mvuga ijwi nk'iry'umunyabyaha, mwari mubizi? Mvuga ijwi nk'iry'iki? We yaririmbirwaga, voice of praise zamuririmbiraga, ntabwo ari ikorari. Ni abamarayika bangana iki? Ngo uduhumbi n'uduhumbagiza. Imbaraga zo kuririmbana ubwuzu, amagambo meza afite imbaraga nk'aya ngaya biva hehe? Mushobora no kumbaza muti se byabura kuva hehe? Ariko ikibazo cyanjye kiribaza ngo ibi tubikura hehe? Izi mbaraga tuzikura hehe? Bibiliya iravuga ngo iby'Imana yasezeranije byose muri we, ni muri Yesu, muri we nimo iri. Nicyo gituma ari udutera kuvuga ngo amen, ngo Imana ihimbazwe. Amen. Imana niyo idutera kuvuga amena. Niyo mpamvu ntiriwe nyisaba, ariko niba Imana ibabwiye kuvuga amena, muvuga amena kubw'ijambo twize. Kandi ikindi, hari igihe tuba turimo kwiga, umuntu agaheranwa n'ibibazo bye, agaheranwa n'ibigerageza arimo, ariko Bibiliya iratubwiye ngo muri Yesu niho Imana yavugiye ye. Ubwo rero niba ushaka ko bizemera, ni ukwakira Yesu. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24:14. Korali igiririmba ifite indirimbo ivuga ngo uko tujya tuvuga ibyiza Yerusalemu tukahishimira cyane, kuba yo bizacura ikiniyandi. Nihe korali? No mu gitabo irimo. Ndimo ndibaza niba turirimba dutya tukanezerwa, imitima yacu igatuza, kandi turi babandi umunsi tuzaba tutakiri babandi. Abo mvuga murabazi, turiyizi. Umunsi tuzaba tutakiri babandi, kandi tutavuga, tutaririmba iby'igicucucucu, tuzanezerwa bingana iki? Haleluya. Tuzanezerwa bingana iki? Turi abanyeshuri mu mashuri yisumbuye, burya niho abantu bagirira ibihe byiza, bahora bibuka ko umuntu akura, niko tests ahari igenda imushiramo ya buri kintu. Twajyaga twicara turi abasore b'ingimbi, buri wese akavuga ibihe bye by'umwihariko bimunezeza. Munabwo ati giye nezezwa n'iki, giye nezezwa n'iki. Ndagira ngo mbabwire icyanezezaga muri icyo gihe. Ubwo ni mu wa gatanu, mu wa gatandatu secondaire. Ahantu nashobora kuvuga ngo umunezero wanjye uri kuri top, ni igihe nagiraga amahirwe nkabona umuntu umfata akaboko cyangwa unyishyurira tike akanjyana ahantu nicara neza muri stade Amahoro, nkareba APR na Rayon Sport bakina. Uwo niwo munezero wanjye, maze ikipe mfana ntashaka kuvuga nonaha yatsinda, umunezero wanjye wageraga mu gihorihori. Uwo niwe wari gihe icyo gihe.
ariko uyu munsi byarahindutse, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Ubu ndanezerewe, ariko ku mutima wanjye ntago hariho zipu ngo mufungure murebe, ariko mukuri ndanezerewe kandi namwe ndatekereza ko munezerewe. Voice of praise ntago nari mbazi, ariko ndabamenye. Amen. Si uko ntari mbazi pase, ariko niyo ngitega amatwi ntuje, ndeba energy, ndeba conviction muririmbana muhimbaza Imana. Imana yacu yahabwa icyubahiro. Ese ibyo bikomoka he? Ubwo nibo mvuze na Eco du Ciel yabanjije n'iziza gukurikiraho zindi, ndabizi neza ko izina ry'Imana riraza gushyirwa hejuru, kandi ryashyizwe hejuru, kandi ryahoze rishyirwa hejuru. Amen. Nubwo turi mu isi y'umwijima, ntago kuva Imana yavuga ngo habeho umucyo, umucyo ukabaho, ntago umucyo wari wijima rwose. Imana ihorana abayo, izina ryayo rihabwa icyubahiro. Dukura hehe se kuhaje imbaraga zo kuririmbana ubwuzu, amagambo meza afite imbaraga nk'aya ngaya? Biva hehe? Mushobora no kumbaza muti se byabura kuva hehe? Ariko ikibazo cyanjye kiribaza ngo ibi tubikura hehe? Izi mbaraga tuzikura hehe? Ikibazo cyanjye gifite ishingiro. Baririmbye by'umwihariko nditwararika buri gihe iyo mfite umwanya nk'uyu nguyu mu gitaramo, kuko mba nzi ko atari jye w'ingenzi, ariko ndimo navuga ijambo ry'ingenzi. Amen. Uko Imana yaduhaye impano zitandukanye, abaririmbyi bahawe impano nziza nkunda kuvuga ngo izahoraho. Tukiri munsi y'izuba, niyo guhagarara ugasoma nayo ni impano. Amen. Ndimo ndavuga ngo iyi courage iva he? Ako ikibazo cyanjye cyaba gifite ishingiro. Edashaka ko umuntu utacyumva neza, ndibaza ngo jyewe mubi nkuko niyizi. Ubwo ndimo kwirinda kukuvuga, ariko wivuge nibyo byiza. Ufite umutima nk'uwo nzi, ndavuga Emile, imbaraga zo guhagarara imbere y'abana b'Imana nkarambura ibyanditswe byera tukaganira ijambo ryayo nzikura he? Imbaraga zo kuririmba ugahimba indirimbo nziza ivuga ngo he rose, he rose, he rose, our Lord is living. Izo mbaraga tuzikura hehe? Ese ni umuco? Ese ni akamenyero? Ese ni ibigezweho? Imbaraga ni iki cyatuma mu isoko mbi, isoko mbi havamo amazi meza? Ibyababwiriza rero biba bitandukanye rimwe na rimwe n'indirimbo. Hari igihe biza biri a little bit bitter, bisa n'ibibishye. Ndashaka kuvuga ngo niba ndi mubi, ibyo mbwiriza mbikura hehe? Ikibazo cyanjye kirimo kugenda kigira ishingiro. Birashoboka se ko umuntu muri we ufite kamere yo kuba yakwiba cyangwa wiba, muri we ufite kamere yo gusambana cyangwa umusambanyi, muri we ufite kamere yo kuba yakwica, muri we ufite bya bindi byose, yabasha no gutera indirimbo hanyuma bigashoboka? Yabasha kuzamura ijwi twese tukazamukana? Birashoboka. Bana b'Imana muhumure, mwo gukuka umutima ngo mugire ngo mpagaritswe ahangaha no kuba mushinjacyaha, ahubwo mpagaritswe hano gushimangira ko yazutse. Haleluya. Turi babi nibyo,
mu byaha niho ba mama bagenje gute batubyariye. Nibyo sibyo? Ko ni ukuri. Kwifuza kwacu ni iki? Ni kubi. Nibyo sibyo? Mugerageze kunshyigikira nimvuga ukuri. Gukora nabi. Mureke dusenga Imana. Uwera, 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 Imana y'agakiza kacu, icyakuvanye mu ijuru ukaza muri iyi si y'umwijima, isi yanduye cyane y'icyaha, byari ukugira ngo ducungure, umareho imirimo y'icyaha. Ahari ubuzima buri mu rupfu uhashyira ubugingo budashira. Indirimbo dusorejeho abana bawe baririmbaga yahamyaga yuko wazutse kandi uriho, izina ryawe rihimbazwe. Reka ijambo ryawe rirusheho kubiduhamiriza, maze he kuba umwe muri twebwe uhusha aka gakiza ukanga cyangwa ukirengagiza, ahubwo tukwakire, maze uyu munezero wo kumunezero w'ihwayihwaye, wo kumunezero w'igihe gitoya, ahubwo ube munezero ushyitse winjiye rwose mu mitima yacu, mu izina rya Yesu, amen. Urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye ab'Ikorinto, mu gice cyaho cya 8 umurongo wa 9, hari amagambo meza aduha ihumure. Twebwe bande, twebwe banyabyaha, twebwe bande, twebwe banyantege nkeya. Mwumve aya magambo ndayabatuye bana b'Imana. Aravuga ngo, kuko muzi ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo uko yari umutunzi, maze agahinduka umukene ku bwacu, kugira ngo ubukene bwe budutungishe. Amen. Ikidutinyura kuririmba, ikidutinyura kubwiriza ni aya magambo bana b'Imana. Haleluya. Ni ubuntu bw'Imana. Ndagira ngo tuganire ku buntu bw'Imana. Ntabwo ubuntu ari ubusa, ntabwo ubuntu ari ijambo ryoroheje gusa. Ubuntu burahebuje. Nari ndimo kurisoma iri somo nkumva rimeze nk'iririmo imibare, ngo kuko muzi ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo uko yari umutunzi, maze agahinduka umukene ku bwanyu, kugira ngo ubukene bwe bubatungishe. Birasa naho harimo, biradusaba gutekereza. Verisiyo y'icyongereza King James nyisomye yabaye nk'impa, izindi imbaraga ziyongereye mu bumenyi nagize kuri iri somo n'urukundo narikunze. Aranditse ngo, for you know the grace of our Lord Jesus Christ, hallelujah, that though he was rich, yet for your sake, or our sakes, he became poor, that you through his poverty might be, hallelujah. Ntabwo turimo kujyana, nayibonye. Nshaka indi version nsoma. Mu Kinyarwanda harimo kuzamo imibare, kandi abenshi n'abongereza hano. Mu Cyongereza, for you know, it's something like obvious. Ni ibintu mwagombye kuba muzi, ni ibintu byagombye gutuma muzamura amena zikagera ku rusengero. Yango kuko muzi ko, ariko murabizi, ariko ndabizi, kuko tuzi ko. Isomo ndarivuga ndi convaincre cyane, cyampa conviction, ukuntu numva mbyizeye nkabasha kubitransmeta, nkabitransfera muri wowe. Kuko muzi ko ubuntu bw'umwami wacu, for you know the grace of our Lord. Ubuntu bw'iki? Ntabwo ari ubuntu bwa Emile, ntabwo ari grâce présidentielle, ntabwo ari ubuntu, ni ubuntu bw'umwami wacu. Ariko Emile uvuga ngo ari convaincre, ntabwo abizi nk'uwabyanditse.
someone, umuntu umwe witwa nde? Pawulo wahoze witwa nde? Sawuli. Yanditse aya magambo azi icyo avuga. Yari umwe mu bantu umutima we cyangwa umutima wabo waciragaho iteka. Sawuli mubabwiye gatoya, Sawuli yakunze kandi yashatse Imana. Sawuli yashatse Imana bimugira umufarisayo. We ubwo arivugira ngo ku byerekeranye n'amategeko, ku ngingo abana b'abantu babasha kureba, zimwe tujya dukora dutikinga box iyo turi mu nama ndanga tuganira ku muntu kuri musoni, tugatuta ariko musoni turebe niba musoni koko bivamo neza, yaba umukuru w'itorero kwa haleluya, abo turi kumwe ni mu mpepere mwihangane, kwa kundi tugerageza gukora evaluation ya bene data, ariko ibyo birakorwa ntibikorwa. Wa muntu tuvuga ngo ni umukristo. Pawulo warivugira ngo ngewe ku munsi wa 8 maze kuvuka, icyambere navukiye mu muryango, ntabwo ari umuryango ubonetse wose, ntago mama cyangwa data bafitanye isano n'abasamariya n'abasiriya n'abandi. Ngewe mvuka mu muryango wa Benjamin. Amen. Ubwo bishatse ngo ndi umuyuda, siko bimeze? Kandi ku umuyuda harimo akantu ka pride. Ntabwo umuyuda ari n'importe qui. Ngewe ndi umubenjamini kubw'umubiri. Ku munsi wa 8 narakebwe. Ku by'amategeko nari iki? Intungane. Nari intangarugero. Paul uyu tuvuga yari yaragerageje, yagize ubushake, yagize umwete, aragerageza ku buryo ntazi ko hano muri iri teraniro haba hari umuntu wagerageje nkande, wagerageje nka Pawulo. Uwo yarazi icyo ubuntu buvuze, yuko nyuma yo kugerageza icyuya kimaze kubira, umaze kugerageza, umaze kwemerwa na bagenzi bawe, usubira inyuma ukavuga ngo ndi umugaragu w'imbura mumaro. Ntabwo ndi kumwe namwe, ntabwo turimo kugendana. Pawulo yagerageje iby'umwuka, agerageza n'iby'umubiri, ku rwego yageze ubwo avusha amaraso. Uko yarushagaho kugerageza niko yarushagaho gutsindwa no gucika intege. Uwo rero muramwibuka arinze imyenda yabicaga Stefano. Muramwibuka ubwe yagiye kwa kurwandika umutware ngo ajye no kurenganya bahehe Damasiko. Muramwibuka mu nzira ahura n'umucyo. Haleluya. Ahura na zuba ryo gukiranuka. Uwo rero iyo muhuye abaririmbyi babiririmbye, nibwo utera indirimbo itagira rihaso, itagira repetition, nta myitozo yakozwe, uraririmba. Indirimbo Bibiliya igarukaho mwese muzi kugeza uyu munsi yaririmbwe, ni indirimbo yiswe ya Miriam, ariko ubundi burya ni indirimbo ya Mose. Ntiyakeneye repetition, kubera ko yari indirimbo iva imbere, yari indirimbo ituruka mutima, iminwa wayibumba utayibumba iyo ndirimbo iraturika, irexplosa. Amen. Na Paulo rero yavugaga ubuntu. We yaravugaga ati, you Corinthians, you should know, ibi ni ibintu mwagombye kuba muzi ntavunitse. For you know, mwagombye kuba muzi ukukuri, yuko ukuye kuri ubuntu bw'umwami wacu bungana iki. Ubuntu bw'umwami wacu uko ari bwinshi bwatumye we mu butunzi bwe, though he was rich, Yesu yari umukire bingana iki, ahinduka umukene ku bwanjye nawe, ngo kugira ngo wowe nanjye duhinduke abakire. Simfite umwanya wo kubabwira uko abakorinto bari abakire, uko bari educated, uko bari barize, uko bari abahanga, ariko reka nivugira ibintu bike gusa, ibintu bitatu, maze igitaramo gikomeze. Imana nimfasha ndabivuga mu minota itarenze 5.
icya mbere ni ubukire bwa Yesu, kugira ngo twumve ubuntu butubashisha kwicara ahangaha. Atari ubuntu, ndahamya yuko nta n'umwe muri twebwe wabasha kwicara ahangaha ngo bikunde atari iki, atari ubuntu. Hari umunsi nzabasha kubisobanura, ubu ntabwo mbasha kubivuga ngo byumvikane. Atari ubuntu ntabwo nabasha guhagarara ahangaha, ibyo ndabizi. N'ubuntu bw'umwami wacu. Ubwo buntu bungana iki? Yohana yagerageje kuvuga Yesu n'ubutunzi bwe, abivuga mu gisigo, ageze ahabona ntago abazasoma cyangwa ababwira babasha kumwumva. Aravuga ati ariko hariho jambo, uwo jambo yahoranye n'Imana mbere. Ariko ndashaka kuvuga ku buntu bw'Imana, ku butunzi bwa Yesu. Uwo nguwo ngo jambo ibyaremwe bingana iki? Tugendane. Ibyaremwe bingana iki? Byaremwe nande? Jambo yahoranye n'Imana, kandi jambo yari iki? Yari Imana. Ibyaremwe byose, harya ubwo jambo yari afite estate. Abantu bicaye ahangaha bafite imidugudu, reka turebe bariho, bafite nk'amazi 100, akadugudu kabo bafite na za titre de propriété. Ako genda niba kuvuga ngo jambo yari yahozeho kandi jambo yari Imana, ngo ibyaremwe byose, ntabwo ibyaremwe byose, ntabwo yaravuze bibaho. Abamarayika uduhumbi n'uduhumbagiza baramukoreraga. Uwo nguwo niwe wamanutse araza, ageze ku isi twamwakiriye dute? Ndibuka vuba ahangaha Elda Musoni na timu y'abaji y'abitwa MG ba Master Guide, narababonye arimo guha karibu Secretary Executive wa GC, mwamukoreye akarasisi keza. Ariko jambo aje mu isi twamukoreye akarasisi kameze gate? Arabitubwira neza. Umugabo witwa Yesaya twamwakiriye dute? Yari ameze ati kuva muri praises, ngo voice of praise, ngo amajwi yose amuhimbaza, amajwi yose amuririmbira, ariko atari amajwi nk'aya Emile n'ayanyu. Ngewe mvuga ijwi nk'iry'umunyabyaha, mwari mubizi. Mvuga ijwi nk'iry'iki? We yaririmbirwaga, voice of praise zamuririmbiraga, ntabwo ari ikorari. Ni abamarayika bangana iki? Ngo uduhumbi n'uduhumbagiza. Ageze mu isi byamugendekeye bite? Umurongo wa 3 w'igice cya 53 cya Yesaya haravuga ngo yarasuzugurwaga, akangwa n'abantu, yari umunyamibabaro wamenyereye intimba. Ariko mwumvise uko Yesu yari umukire? Haleluya. Nimutansubiza mikoro ndayigumana. Mwumvise uko Yesu yari umukire? Yaravuze bibaho. Ibyo tuzi n'ibyo tutazi, ibyo tureba n'ibyo tutareba. Igihe kimwe aramanukaza kuri uyu mubumbe wacu, ngo arasuzugurwa, yangwa n'abantu, ngo nukuri intimba zacu nizo yishyizeho, imibabaro ye yacu niyo yikoreye. Ariko twebweho twamutekereje nk'uwakubiswe n'Imana, agacumitwa nayo, agahetamishwa n'imibabaro, nyamara ibicumuro byacu n'ibyo yacumitiwe. Yarashenjaguwe, yashenjaguwe gukiranirwa kwacu, igihano kiduhesha amahoro cyari kurinde. Uwo ni Yesu mbabwira. Uwo Paulo agiye Korinto abibutsa urugendo yakoze, yaravuze ngo bene data, yewe sindi intyoza. Ako Paulo we yari intyoza, yari eloquent, yari umuhanga. Yaravuze ati igihe nazaga iwanyu sinaje kubahamiriza ko ndi intyoza, nshize amanga, mfite ibihamya, mfite bagage nini cyane. Nagambiriye kutagira ikindi mbamenyesha cyetse kubabwira nde uyu ndimo kuvuga, Kristo. Ngo kandi Kristo wagenje gute? Kristo wabambwe. Ubwo nibwo bukene bwe. Yaramanutse ajya munsi y'inkweto, yaramanutse ajya hasi cyane. Niba utari n'ikirangire, ufite inshuti zawe, ufite abagukunda, ufite abagukomeza. Yesu we ntabyo yigeze abona. Reka nsoze mbabaze ngo mwabaye abakire ku ruhe rwego.
se mwabaye abakire mwubaka amazu, mwabaye abakire mugura amamodoka, korali mwaguze uniform murarimbye cyane, mwabaye abakire ku ruhe rwego. Hari uwansubiza ngo he became poor that we might be ntabwo ari rich, ni richest, ngo kugira ngo twebwe duhinduke abaki abatunzi. Ariko nubwo abantu basenga bagerageza kugira ka ekonomi keza, badivantiste by'umwihariko nibo mbana nabo cyane, ugasanga turasane, twenda turameshe, ugasanga abantu barimo kugerageza. Ariko ubwo nibwo bukire twabonye muri Kristo, nibwo bukire Pawulo yarifaringagaho. Reka bana b'Imana nsoze mbibutsa ubukire dufite kandi mbubatura. Ku murongo wa 7 wa 6 w'igice cya mbere cy'Abefeso haranditse ngo kugira ngo mwebwe bantu bicaye mu gitaramo cyateguwe na Voice of Praise, mwebwe abakuru, mwebwe abatoya, dore ubukire Imana yabahaye muri Kristo, dore umukire Imana yaduhaye, ngo kugira ngo ubuntu bwayo butagira agaki, butagira akagero, ubwo dushima, ubwo yaduhereye mu mukunzi wayo, niwe waduhesheje gucungurwa kubw'amaraso ye, ariko kubabarirwa ibicumuro nk'uko ubutunzi bw'ubuntu bwayo bugenje gute buri. Ubwo yadusagijeho, icyo kinyarwanda se muracyakimenya, ibintu bisaze, abundantly, ubwo yadusagijeho burasesekara, butubere ubwenge bwose bwo kumenya. Amen. Itumenyesheje ubwiru bw'ibyo ishaka kubw'ineza bushake bwayo. Reka nsoze imibare iminota ndabona igiye, ariko reka mbabwire umurongo umwe gusa w'igice cya 2 cy'Abefeso, umurongo wa 6. Haranditse ngo nuko, haleluya, nuko ituzurana nawe. Haleluya. He rose, twabiririmbye, ariko we rose as well. Haleluya. Ituzurana nawe, itwicaranya nawe. Hehe, i Nyarutarama, i Toronto, ni hehe mushaka kujya? Ngo ituzurana nawe, itwicaranya nawe mu ijuru mu buryo bw'umwuka turi muri Kristo, ngo kugira ngo mu bihe bizaza izerekana iki? Ntabwo no kwishimana nanjye, ngo kugira ngo mu bihe bizaza izerekane ubutunzi bw'ubuntu bungana iki, bw'ubuntu bwayo bugenje gute, buhebuje rwose, itugirira muri Kristo. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Icyigisho gisaba gutekereza kandi gisaba kumenya agaciro Kristo afite, kuko iyo ataba Kristo ntago twakagombye kuba turaha. Dushobora no kuba twari kuba turaha turi mu bitari ibi. Ijambo ry'Imana mu rwandiko rwa 2 rwa Abakorino, igice cya mbere umurongo wa 20, Bibiliya iravuga ngo iby'Imana yasezeranije byose muri we, ni muri Yesu, muri we nimo ye iri. Nicyo gituma ari we udutera kuvuga ngo amen, ngo Imana ihimbazwe. Amen. Imana niyo idutera kuvuga amena, niyo mpamvu ntiriwe nyisaba, ariko niba Imana ibabwiye kuvuga amena, muvuga amena kubw'ijambo twize. Kandi ikindi, hari igihe tuba turimo kwiga, umuntu agaheranwa n'ibibazo bye, agaheranwa n'ibigerageza arimo, ariko Bibiliya iratubwiye ngo muri Yesu niho Imana yavugiye ye. Ubwo rero niba ushaka ko bizemera, ni ukwakira Yesu.
twabanye Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24 umurongo wa 14.